noneho hari n'abantu babaga ari inshuti zanjye nzi muri midi amwegera nkumva arambwiye ngo nzaguha nka interview akahita ambwira ngo kuri kalenda mfite indirimbo nshyashya today ngo uzagaruke mu nyuma y'amezi 2 ngo nzaba narabaye free ngo mu matariki ya 20 ngo turi nko kuri ya mbere uzambaze ngo mu matariki 20 nyuma y'amezi 2. And I was like, man, this guy akomeza tu ahubwo nkagira na babandi ntago nabyibagirwa nk'umuntu witwa Tino. Buriya niyo mpamvu ngewe buriya royalty nicyo kintu cya mbere industry yanyigisha ikintu cya royalty. Buriya nka Tino nafite indirimbo yitwa Byakubera Byiza that time kuko ko ni nayo ndirimbo nagomba kuririmba muri Tusker Project Fame. Yakozwe mbere ya Tusker? No, yakozwe nyuma, ahubwo nagomba kuyiririmba za performance kuko hari ngiye navuyemo ngiye kujya kugiye cyo kuririmba indirimbo umuntu yandikiye. Kandi numva ariho nari ndi strong byatari yo ho marenga yakujya no muri finals by the way. No Tino ni umuntu wafashe irandirimbo mu buzima, ni naho n'uyu munsi yandirimbo itumye irandirimbo iba indirimbo Byakubera Byiza. Indirimbo tu ntekereza ko umuntu n'umwana muto ashobora kwiga kuyiririmba akaba ari donc hari indirimbo iba yaramaritse nyine kariyeri y'umuntu kandi none ihuye n'ubu buzima kandi ubuzima bwanjye nanjye ukuntu bumeze as myself nigira ishyaka nyine. Wumvishe Byakubera Byiza ni nko kugira ishyaka ry'ubuzima ukumva ko ibyo bintu uri kunyuramo bibaho kuri buri muntu wese urukumva ahubwo kuko numvaga ngiye umuntu aririmbye atinspira abantu nta kintu kizima bari gukura, numvaga ari yo message